Turabiyegereje inshuti bakundwa, ni wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha twese dutega amatwi ijambo. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza isumba byose, turagushimye muri uyu mwanya, tuguhaye ikaze kugira ngo usubane natwe. Twakiriye mwuka wawe wera ngo aze avugane natwe, aze avugane n'imitima yacu. Ijambo ryawe rigira ububasha mu mitima y'abaryumvise. Urakoze Mana, icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu. Amen. Tuje muri uyu mwanya nanone tuzanye ijambo ry'Imana, ijambo ryiza rizima. Murabizi neza ko ijambo ari bwo buzima, ijambo niryo ryatumye tubaho, ni naryo ryaremye isi n'ibibaho byose. Igitondo cyiza tubazaniye ijambo rivuga ngo gukomerera mu mwami. Gukomerera mu mwami rero ni iki? Ni ukugumamo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yizeye umwami Yesu ukamwakira mu mutima wawe, rwose uba winjiye. Ariko nanone biba bigusaba gukomereramo, kuko hari ibizunguza, hari ibikugerageza, hari ibintu byinshi bituma warekura. Ariko tuje kukubwira gukomereramo uko byaba bimeze kose. Tudatinze rero dusome ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto mbere 16, dusome umurongo wa 13. Imana ibagirire neza, ibahe umugisha. Dusome mu izina rya Yesu. Mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Ntabwo nahageze neza, reka mpagere. Aba kabiri. Aba mbere. Okay. Subiramo. Mube maso, Yego. mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. Ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo ibi twizeye tutabikomereyemo tubivamo nyine, ukisanga wasubiye hahandi wahoze mbere y'uko wizera. Rero Pawulo yandikira Abakorinto yarababwiye ngo mube maso. Ni ukuvuga ngo iyo winjiye mu mwami Yesu usa nk'umuntu winjiye mu rugamba, uvuye hari undi mwami uba watwaraga ubuzima bwawe, noneho uba umucitse rero, kandi abashaka kukugarura muri bwa bubata, muri bwa buretwa hahandi wahoze. Ibigusaba kuba maso rero. Hari ibintu byinshi uhura nabyo ukaba wagira ngo ni ibisanzwe, ukaba wakwisanga wasubiye hahandi. Ariko ijambo riravuze ngo mube maso, mube maso. Yego. Mukomerere mu byo mwizeye. Yego. Mube abagabo nyabagabo. Mube abagabo nyabagabo. Mwikomeze. Kandi mwikomeze. Yego. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu Mbese ashimwe. umuntu yakwikomeza ate? Yaba ate umugabo nyamugabo? Ni ukuvuga ngo rega hari igihe umuntu ubugabo wenda tutavuze uko Imana yaremye abantu n'ibitsina bitandukanye, ariko ubugabo bwo mu mutima ni ukuguma ku kintu wemeye. Ubutwari. Ni ubutwari, ni ukuguma kuri cya kintu wemeye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kuba umugabo nyamugabo kwikomeza rero ni ugukomerera muri icyo wizeye, ukavuga ngo uko byamera kose, icyo nahura nacyo cyose ntabwo ndi bugamburure. Twagiye tubona abantu bamwe bahuye n'ibintu bikomeye pastor muri Bibiliya, ariko bakavuga bati ntabwo turi bugamburure. Reka tugere mu Bakolosayi. Abakolosayi ibice 2, dusome kuri uwo murongo wa 6 n'uwa 7. Umve icyo ijambo ritubwira nanone. Abakolosayi ibice 2. 6. Yego. Ibice 2:6. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we, Yego. kandi mwubatswe muri we. Amina. Mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Imana iguha umugisha. Haleluya. Turavuga gukomerera mu mwami, turavuga gukomerera muri Yesu, turavuga kuhashinga ibirindiro. tuzi abantu bahakomereye n'abandi bacogoye. Umugabo witwa Yuda nawe yari muri 12 akurikiye Yesu,
ari ibyo yakoraga ari ibyo yigishaga byose yari kumwe n'abandi babisangira. Ariko hari igihe kimwe yashutswe aravuga ati jyewe nakwibonera amafaranga, ko na Bibiliya iravuga ngo yakundaga amafaranga. Arangije agambanira umwami, amaze kumugambanira abonye bamufashe bikunze, agira agahinda katihanganirwa, bisoza yiyahuye. Kubera iki? Ntago yakomereye mu mwami. Niba wenda igituma yarashakaga amafaranga wenda ari ibibazo bahuraga nabyo muri ruriya rugendo, simbizi, cyangwa ari kamere ye, ariko birashoboka ko bahuraga n'ibibazo, wenda hari n'ubundi babaga babuze icyo kurya, cyangwa se ubundi barushye, bagenze, bashonje, cyangwa bananyagiwe, cyangwa bwije badafite inzu yo kuraramo. Atekereza ubuzima nk'ubwo. Yesu nashimwe cyane. Bituma akururwa, atekereza ku mafaranga, ariko ntago yashoboye gukomerera mu mwami ngo akomerere mu byo yizeye, ngo ashikame rwose. Avuga ati uyu mwami twizeye arashoboye, uyu munsi ibyo ntafite ejo nzabibona, uyu munsi ibyo nsezeranya arasohoza. Haleluya. Aracogora, asubira inyuma atyo, bisoza ananiwe no kwihana, ariyahura. Ariko umwanditsi wanditse urwandiko ni Pawulo, arandika aravuga ngo nuko rero nk'uko mwakiriye Yesu Kristo umwami wacu, aba ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we. Urumva gushora imizi, ntabwo wabwira igiti cyakuze ngo nigihaguruke ngo reka iki giti gisigaye hano hantu ngo reka nyibwire kijye hariya, keretse ibyo bimura ari bitowe. Ariko iyo washoye imizi ntabwo ukurwa aho hantu. Rero turavuga gukomerera mu mwami, gushoramo imizi. Wahura n'ibikomeye ntukurwa aho hantu, wahura wenda n'ibinejeje nabyo hari ubwo bituma umuntu ava mu mwanya, nabwo ugakomerera aho hantu. Yesu nashimwe cyane. Ni ingero nyinshi abantu bagiye bakomera, ntibanyeganyezwe. Tubona ba Daniyeli mu bihe bikomeye bavuga ngo ntago bari bugamburure, ntibari buva aho hantu. Nyamara ibyo bari bakomeyeho navuga ngo byashyiraga ubuzima bwabo mu kaga. Ibyo bakomeragaho byasaga nk'aho byatuma bagera mu rupfu, ariko bakavuga ngo aho kugira ngo tugamburure twakwemera tugapfa. Kubera iki? Uwo bizeye bari bazi imbaraga afite n'ubushobozi. Rero nawe inshuti mukundwa, nagira ngo nkubwire ngo uwo wizeye arashoboye, uwo wizeye nta kimunanira. Wigamburura nonaha, komereramo. Mbese uhuye n'imiyaga, oya we komera. Yesu nashimwe cyane. Ndatekereza ko uyu munsi waba utahuye n'ibyo ba Shadraka bahuye nabyo, umuriro ugurumana imbere yabo, bakababwira ngo nibaramye igishushanyo, bakavuga ngo ntabwo bishoboka, bakemera gutwikwa. Nyamara umwami Yesu akaba arahari akabatabara. Mbese uhuye n'ibimeze nk'umuriro, mbese uhuye n'ibimeze nk'intare zo bateguriye Daniyeli, ariko aravuga ngo ntibikabeho ko nsenga umuntu. Ntabwo ariko bimeze mu ijambo ry'Imana. Birashoboka we ko atari ugusenga umuntu, ariko ari ukuriganya mu kazi kawe, ariko ari ugukora utundi tuntu dutuma ugaragara ko udashoye imizi. Ariko uyu munsi shora imizi, komerera mu mwami. Afite buri gisubizo cy'ikibazo cyose. Upfa kuba waramwizeye gusa, ujya ahantu ugasenga ukamubwira ngo mwami dore mpuye n'ibi, kandi ni wowe ubishoboye. Shora imizi wowe. Nagira ngo nkubwire ngo gira icyizere cyangwa ibyiringiro mu wowe wizeye. Ibyo bituma utanyeganyezwa n'imiyaga yose. Niko gushora imizi. Iyo imiyaga ije igerageza kwizera kwawe, isanga uvuga ngo uyu mwami naramwizeye, sinzamurekure niyo byagenda bite. Ariko reka kuvuga ngo ubwo birakomeye, reka mbanze njye kugerageza hariya. Uzi ko hari abantu bamwe baba mu rusengero byakomera akajya no ku bapfumu, kavuga ati kanjye kubaza byakomeye uko bimeze. Reka kujya kubaza abapfumu, ngwino ubaze umwami. Uwo wizeye arashoboye. Shora imizi, komereramo. Haleluya. Hari abantu bagiye bananirwa, turababona muri Bibiliya. Hari n'abandi bagiye bashora imizi bagakomereramo, imiyaga ikabahuha, nabo turababona kandi basoza neza. Nshuti bakundwa bene data, nicyo ngicyo nagira ngo nkushimangiremo, nkubwire ngo komerera mu mwami, komerera muri Yesu wizeye. Humura, ntabwo yagutererana, ntabwo yakwihorera. Niyo wumva atavuze, ariko buriya bahari. Niyo uvuga uti ko nsenze nkaba numva ntabona igisubizo, ariko nagira ngo nkubwire ngo arahari. Ntabwo ajya kuka umutima ngo ahubuke aze yiruka, ariko arabizi. None se ba Shadraka bageze mu muriro adahari, bari babizi ko bamusangamo? Ntabwo bari babizi, ahubwo bo bakomereye kuwo bizeye. Biratumbagira umwami abaha umunota wa nyuma, amahirwe ya nyuma. Bamaze
kubona ko byakomeye baramusubiza baramubwira ngo reka tukubwire rero mwami ibyo ushaka ko dukora ntidushobora kubikora ntibyabaho ntabwo twakwemera kuramya igishushanyo imana twizeye ibasha kudukiza irabishoboye ariko noneho nitanadukiza turapfa tuyiringira haleluya bemera gupfa uzi ko bagiyemo bemeye gupfa nta makuru bari bafite reka nkubwire ushobora kuba udafite amakuru ushobora kuba utazi kuri butabarwe ariko nyamara uri butabarwe humura rero tuhuze umutima ihangane umwami aje kugutabara reka gucogora ahubwo rushaho gushora imizi niwumva bikomeye wongere wigire imbere wongere ushore imizi wongere uvuge ngo mwami ndagukeneye ni we wankura aha hantu reka kunamuka reka kugaragara nk'ufite utuzi turegetse hejuru ahubwo imbika imizi yawe mu mwami Yesu uzabona umusaruro imana iguha umugisha imana ikugirire neza mu izina rya Yesu karibu pasita imana iguha umugisha pasita mu by'ukuri turavugana namwe gukomerera mu mwami amina iyo tuvuze gukomerera mu mwami nk'uko pasita yabivugaga ni ugushikama muri uwo mwami wizeye ukagumamo imiyaga ikaza ukagumamo ibiguhunyiza bikaza ukagumamo ibiguca intege bikaza ukagumamo ibituma utakomeza bikaza ariko ukagumamo Yesu ashimwe cyane tugiye kureba rero umugabo umwe wagumyemo bikomeye bitoroshye biremereye byarenze abandi bose byabananiye inshuti ze byananiwe abantu bose bamuciye intege byose byakomeye ariko umugabo aravuga ati njyewe ndagumamo ndakomereramo imizi yanjye ntikuka ntirandurwa ngo ive muri we haleluya Yesu ashimwe cyane mujya mubona ibiti hajya haza imiyaga hakaza imvura hakaza imivu hakaza ibintu byose wajya kubona ukabona igiti kimwe kigumyemo cyanyeganyeze go kunyeganyega ntibyabura kuko umuyaga wahushye ariko imizi yacyo ntiwigere uyibona Yesu ashimwe cyane ikindi nacyo ugasanga umuyaga wahushye cyarandutse imizi yakutse hejuru Yesu ashimwe cyane ni ukuvuga ngo kiriya giti imizi yacyo ntabwo iba yarashoye nk'uko pasita yahoze avuga ibiri hano hejuru mbese isaha yose imiyaga ije birashoboka ko icyo giti cyarandurwa ariko cya kindi gishora umuzi wacyo hasi kigakomera imiyaga nubwo yaza kirizunguza hejuru ariko ntikirandurwa rero nk'uko pasita yatubwiraga dushorere imizi muri Kristo muri uwo mwami tugumemo imiyaga ntizabura kuza imvura ntizizabura kuza ibica intege ntibizabura kuza ariko menya mu buzima bwawe ibaza uti mbese imizi yanjye irashoye neza muri Kristo nkomereyemo ndi cya giti gifite umuzi muremure uri bugumemo cyangwa mfite imizi migufi imizi iri hejuru bivuze iki imyizerere yaho ku buryo isaha yose akantu kaza ukaranduka ukigendera ukabivamo rero turakwifuriza kugira imizi ishoye muri Kristo ukomereyemo ugumyemo katujye mu gitabo cya Yubu ibice 27 ku murongo wa 6 pasita turebe uyu mugabo wahuye n'iyi miyaga n'imiraba ariko agakomereramo Yobu 27 ariko pasita uvuze 6 ariko wahera kuri 3 nta kibazo reka duhere kuri 3 mana igumugisha reka dusome izina rya Yesu aravuga ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima kandi umwuka w'Imana niwe utuma mpumeka ni ukuri iminwa yanjye ntizavuga ibyo gukiranirwa n'ururimi rwanjye narwo ntiruzariganya ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo ni 6 amen gukiranuka kwanjye ndagukomeje ntabwo nzakurekura ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho
ni 6 gusa, ni 6 gusa. Imana iguhe umugisha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uyu mugabo yahuye n'intambara nyinshi cyane. Umunsi umwe abana be bose barapfa. Yego. Uwo munsi amatungo ye yose arashira. Aranyagwa. Uwo munsi buri kintu cyose cyari kimufitiye akamaro kirarangira. Noneho ibyo birangiye ntibyabaye ibyo gusa, hakurikiraho noneho no gufatwa k'ubuzima bwe. Yesu ashimwe cyane. Ubuzima bwe wenda iyo amatungo arangira, abana bakarangira, ariko n'ubuzima bwe akabusigarana, byamuhaga amahirwe yo kuvuga yuko igihe cyose ibyo byose ari bubibone. Ariko n'umubiri nawo ntiwasigaye. Yesu ashimwe cyane. Umubiri nawe urafatwa, agera ku kigero umugabo wari wishoboye, wari uriho ubayeho neza, wari ukomeye, wari uzwi, abantu bose bari bazi, agera ku kigero batakimufata nka wa wundi babonaga. Inshuti ze ziraza zitangira nazo kumubwira ziti ariko ibi bintu byakubayeho ntabwo ari iby'umuntu wasenze Imana, ntabwo ari iby'umuntu wubashye Imana. Ushobora kuba warakoze ibyaha Imana ikabiguhana. Yego. Yesu ashimwe cyane. Kuko ntabwo waba warakoreye Imana ku kigero tukuzi, ukaba ugeze ku kigero cyo kwishimisha urujyo. Ntabwo ibyo bintu bibaho. Yesu ashimwe cyane. Akiri muri ubwo buzima bwo gufatwa n'umubiri, umugore we nawe aravuga ati ariko wakwihakanye Imana ukipfira, ubundi Imana igihe wayisengeye, Imana itararinze amatungo yawe, itararinze abana bawe, tukaba dupfuye uru rupfu, ukaba ugezeho wishimisha urujyo, mbese ubwo Imana ikumara iki? Uracyayishakaho iki? Yesu ashimwe cyane. Amina. Iyo yaza guhura n'inshuti nibura umugore we wenda akamukomeza, byari bifite ishingiro. Yegora. Burya umuntu mubana yagukomeza bigakunda, ariko nawe agera igihe aramurekura. Inshuti nazo ziraza ziti ibyo urimo urabiterwa n'ibyaha byawe, Imana yarakuretse, n'ingaruka z'icyaha zikugezeho. Ariko umugabo w'Imana ku murongo wa 6 aravuga ati nubwo mumbwira aya magambo, nubwo muvuga munshinja. Ku murongo wa 6, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo nshinja nkiriho. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ati ibyo muvuga byose, abapfuye barapfuye, inka zarapfuye, amatungo yarapfuye, umugore yaranyihakanye, ndi hano, ariko gukiranuka kwanjye singuterwa n'ibyo nari mfite, singuterwa n'abana nabyaye, singuterwa n'amatungo Imana yampaye, singuterwa n'ibindi. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, kandi kugeza ubwo uko bizagenda uko ariko kose sinzikuraho kuba inyangamugayo imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mutima wanjye ntuzigera unshinja ikibi. Reka mubinshinje, reka mubivuge, reka mubindege, ariko njye n'Imana yanjye ndabizi neza ko nkiri inyangamugayo imbere yayo. Yesu ashimwe cyane. Bene data, turagira ngo tukubwire, ibicantege ntibizabura, imiyaga ntizabura, ibikugerageza ntibizabura, ibituma usubira inyuma n'ibituma wacogora ntibizabura. Ariko ikintu tukubwira ni kimwe, komerera mu Mwami. Uyu mugabo yahuye na byinshi, we wenda nturahura nabyo, nturabura abana, nturabura amatungo, nturabura, ariko ugira nawe ibyo uhura nabyo. Ariko nubwo bimeze gutyo, komeza ukomerere mu Mwami. Gukiranuka kwe gukomeze. Imibanire yawe n'Imana wagize hari ibyo ukibona, komeza uyikomeze bitakinahari. Yesu ashimwe cyane. Iyo niyo nama tukugira. Uko niko twakubwira uyu munsi, komerera muri uyu Mwami, shorera imizi muri we, komera, shikama. Yesu ashimwe cyane. Reka dusengane nawe.
tukubwire ngo komera, tukubwire ngo shikama, imiyaga izaza, ariko icyatuma udacogora ni ugukomera muri uyu mwami, ni ugushorera imizi muri we, ntucike intege. Impamvu yuba atacogoye ni iki? ni uko yashoreye imizi muri we. Akimara kuyishoreramo, iyo umaze gushorera imizi muri Kristo, imiyaga iraza igahura na Kristo, ariko wowe ugakomera muri we kuko ushoreye imizi muri we. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Tugiye gusengana nawe. Imana iguha imbaraga, Imana igushoboze, Imana ikugirire neza, ukomerere muri uyu mwami. Turagushimye mwami w'abami, tuguhaye icyubahiro Mana Data. Urakoze kubwira ijambo. Umuntu wese mwami wari ufite imiyaga yahuraga nayo, yari uri mu miraba, wari ufite ibintu bimuca intege, yari afite ibintu bimucogoza, ariko turasenze ngo umwongere imbaraga, akomerere muri wowe, aguheshe icyubahiro, akunezererwe, yumve kugira neza kwawe. Urakoze mwami, turagushimye, icyubahiro ni icyawe, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.